Tariki 14 Gashyantare buri mwaka umunsi ufatwa nk'uwabakundanye Valentine. Uyu munsi urizihizwa kandi ku isi yose. Wakwibaza uti ese uyu munsi wavuye he? Byatewe n'iki kugira ngo iyi tariki yitwe umunsi w'abakundana? Byaturutse kuri nde? Ni hehe bihuriye na mutagatifu Valentine bizihizwa na Kiliziya Gatolika? Mu kiganiro cy'uyu munsi all around kuri Nzambe TV twaguteguriye byose byerekeranye n'uyu munsi wa Valentine, inkomoko yawo, cyari cyabaye ndetse naho bihuriye na mutagatifu Valentine. Ntujye kure, cyo tugiye kubana mu kiganiro umufaro. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Iyi tariki 14 Gashyantare buri mwaka ifatwa nk'umunsi w'abakundana Valentine. Urangwa nuko abakundana bibuka urukundo rwabo, bagasohokana, bagasangira, bagahana impano, cyane cyane ziganjemo indabyo z'iroza ritukura. Si ibyo gusa, kuko kuri uyu munsi bandikirana amagambo y'urukundo ku makarita. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kuri uyu munsi hatangwa miliyari 1.5 by'amakarita. 83.6% by'aya makarita aba ari ay'abagore bandikiye amagambo y'urukundo abagabo babo. Uyu munsi kandi ugwa mu ntege umunsi wa Noheli mu gutangwaho impano nyinshi. Uyu munsi wa Valentine mu minsi ya kera wafatwaga nk'umunsi w'abasiribateri kurenza gufatwa nk'umunsi w'abakundana, kubera ko ariko bizeraga ko n'abakunzi b'ukuri bashobora kuzabana ubuzima bwose. Bitandukanye cyane no muri iki gihe, kubera ko muri iki gihe uyu munsi ufatwa nk'uw'abakundana cyangwa se abarushinze. Muri make usanga abadafite abakunzi bigira ntibinteba bakiheza kuri uyu munsi. Uyu munsi wa Valentine witiriwe mutagatifu Valentine bawizihiza bahana impano nk'abantu bakundana, bakita ku bakunzi babo, bakirengagiza aho uyu munsi waturutse mutagatifu Valentine. 0.5% nibo bonyine batekereza kuri mutagatifu Valentine kuri uyu munsi, mu gihe abandi baba bahugiye mu guhana impano, mu gusohokana, basangira, bishimana. Ndetse twakibarirwa kuri uyu munsi hari benshi birangira babitiriyemo ibyago bitandukanye. Inda nyinshi ziraterwa, abana badafite base tayari bakaba bazavuka mu minsi iri imbere. Uyu munsi wa Valentine waturutse kuri mutagatifu Valentine. Gusa muri Kiliziya Gatolika bafite ba mutagatifu Valentine 3 bagiye bicwa bitewe no kwizera kwabo kutajegajega, bakicwa n'ingoma z'igitugu zagiye zitegeka Roma ahagana mu kinyejana cya 3. Muri abo harimo mutagatifu Valentine wari umupadiri waturukaga i Roma. Ubu yaje kwicwa ku ngoma y'umwami Claudius, ashyingurwa ahitwa Via Flamia i Roma mu irimbi ry'abatagatifu. Undi Valentine yari Valentine w'umwepiskopi. Uyu nguyu nawe yarishwe ashyingurwa Via Flamia nawe mu irimbi ry'abatagatifu. Valentine wa gatatu yitwaga Valentine w'umumartiri waturukaga muri Afurika y'Amajyaruguru. Gusa uyu nta makuru ahagije amuvugaho. Muri aba ba Valentine 3 uwo Valentine yaturutseho ni Valentine w'i Roma, wari umupadiri wavutse mu mwaka wa 226 ahitwa Tani mu Butaliyani. Ibi byose byatangiye ahagana mu mwaka wa 269 kugeza 273 mbere y'ivuka rya Yesu, ku ngoma y'umwami w'abami wa kabiri Claudius. Ku itariki 14 bizihizaga umunsi wafatwaga nk'umunsi w'umwamikazi. Umwamikazi wafatwaga nk'imana y'abagore. Kuri uyu munsi abahungu bandikaga amazina y'abakobwa bari mu kigero kimwe bakayashyira ku kintu runaka. Iyo umuhungu yazamuraga izina ry'umukobwa runaka, uwo mukobwa yagombaga kumuherekeza kwizihiza uwo munsi bari kumwe. Ibi byatumaga bamenyana cyane ndetse bakanahuza urugwiro, kuko mbere byabaga ari ikizira. Umubano wabo ugakura
ndetse bikaba byabaviramo no gukora ubukwe bakabana ubuziraherezo. Ku itariki 15 z'umunsi ukurikiyeho wari umunsi basereburaga umunsi wa ruperikare. Ahangaha baturaga ibitambo ikigirwamana cyabo ruperikusi. Mu Bugiriki kandi ku itariki 14 wari umunsi bibukagaho ubukwe bw'imana zabo arizo Zeus ndetse na Hera. Reka twibande cyane ku mpamvu uyu munsi witiriwe mutagatifu Valenti wari umupadiri Roma. Mu bwami bw'umwami w'abami wa kabiri Claudius hari mu gihe cy'intambara, ndetse uyu mwami yaje guhura n'ikibazo cy'umubare muto w'abagabo bagombaga kujya ku rugamba, bitewe n'uko abasore bakiri bato badashakaga gusiga abagore babo ngo bajye ku rugamba. Uyu mwami yaje gufata umwanzuro wo guhagarika ubukwe, avuga ko nta mugabo uzongera gushaka umugore. Ariko Valenti nk'umwari umupadiri kandi akaba yarigishaga ibijyanye n'urukundo ntabwo yabyakiriye neza. Valenti afatanyije na Marius batangiye gusezeranya abasore n'abakobwa babyifuza mu ibanga bitwikiriye ijoro. Gusa ibi bigeze ku mwami Claudius ntabwo byamushimishije, ndetse yahise ategekwa ko Valenti afatwa agashyirwa muri gereza. Valenti yarafunzwe ndetse akatirwa wo gupfa, akubiswa amahiri ndetse agakatwa umutwe. Gusa mu gihe yari ategereje urupfu rwe, imbaga nyamwinshi yazaga kumusura imuzaniye indabyo ndetse n'impapuro zanditseho amagambo amukomeza, bakabinyuza mu idirishya. Umwe kandi mu bakobwa b'abacungagereza wari impumyi, bivugwa ko yamwitayeho cyane bitandukanye nk'uko yitaga ku zindi mfungwa mu gihe yari afunzwe. Uyu mukobwa wari impumyi yitaye kuri Valenti cyane ndetse akamusura buri munsi. Gusa ku munsi wa nyuma ubwo yari agiye kumusezera ngo ajye kunyongwa, habaye ikintu cy'igitangaza. Uyu mukobwa mwibuke ko yari impumyi, mu gihe yasezeraga Valenti yongeye kubona nanone igitangaza. Valenti ku munsi wa nyuma we kunyongwa yanditse amagambo ku rupapuro agira ati "Love from your Valentine", bisobanuye urukundo ruturutse kuri Valenti wawe. Uru rupapuro yarwohereje umukobwa wamwitayeho muri gereza, amushimira ineza, urukundo n'ubudahemuka yamugaragarije igihe yari afunzwe. Valenti yishwe ku itariki 14 z'ukwa kabiri. Kuva icyo gihe uyu munsi waramamaye cyane ndetse ufatwa nk'umunsi w'abakundana, bitewe n'uko Valenti yitabye Imana kuri uwo munsi kandi azize urukundo gusezeranya bifuzaga kurushinga mu gihe bitari byemewe n'umwami Claudius. Niba nawe ufite umukunzi, boyfriend, girlfriend, urubatse, nkwifurije Valenti nziza, urukundo rwanyu ruzarambe kandi umwami Imana azabibafashemo. Gusa nubwo musiribura mwishimira inkundo zanyu, mwibuke no kuzirikana kuri mutagatifu Valenti ufatwa nk'umurinzi w'urukundo. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro. Twabanye mu kiganiro nitwa Mufarme. Kora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byose uko bigiye kuri channel.